Nguhaye ikaze na Shimva Meta TV, ndagushimiye cyane wahisemo kubana natwe by'umwihariko koze subscribe. Ndagushimiye cyane. Nimba uri mushya ariko kuri channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Uko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye uyu munsi, tugiye kurebera hamwe impamvu abakobwa benshi batajya basubiza ubutumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Mukanya reka turebere hamwe impamvu 10 zituma abakobwa benshi badakunze gusubiza ubutumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook hamwe n'izindi nyinshi zihuza abantu. Byinshi kuri iyi nkuru mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngo ikaze nanone abasore benshi iyo bari ku mbuga nkoranyambaga usanga bafashakisha amafoto y'abakobwa beza akaba aribo bandikira batitaye ko bamwe baba banashyizeho atarayabo. Hari rero gusanga umwandikira akagusubiza mu gihe gitaka barakurambiwe yigize nkaho atakibona ubutumwa bwawe. Burya hari impamvu zitandukanye zimutera arizo zikurikira. Impamvu ya mbere, abahungu benshi bakunda kubaza ibibazo byinshi bishobora kuba byiza, ariko hari ubwo bituma amahirwe yawe wari ufite yo kuganira nawe ayoyoka. Yubajije umukobwa ibibazo byinshi mugitangira kuganira, uba utangiye kwigaragaza nk'umuteye ubwoba, bigaragara nkaho uri kuri misiyo runaka. Biba byiza rero iyo witonze ugatwara ibintu buke buke. Buryo buri mushya mu buzima bwe, ntaba yari yakumenya, muha umwanya yisanzura kumenye mbere yo kumujaragaza umubaza ibibazo byinshi. Nutitwararika ntuzatungurwe no kubona atajya gusubiza kandi mwahoze muganira. Impamvu ya kabiri mu mpamvu 10 zitera abakobwa kudasubiza ubutumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Guhita wihutira kumusaba amafoto yambaye ubusa nabyo bituma atakwisanzuraho. Niba mumaze guhana ubucuti genda gake, kuba yemeye gutangira gucata nawe bivuze ko aciriritse ku rwego wa mwaka amafoto y'ubwambure bwe. Burya nta mukobwa wifuza kubona umuntu umusuzugura amwaka bene ayo mafoto. Niba udashaka kwa kubroka muganirize nk'inshuti, nawe azakubaha nk'inshuti mujye muganira. Impamvu ya gatatu mu mpamvu 10 zitera abakobwa kudasubiza ubutumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Amafoto yawe ya kera nayo ashobora gutuma umukobwa atagusubiza ku mbuga nkoranyambaga. Burya uyu mushoto ikintu cya mbere yihutira gukora no kureba amafoto yawe ngo amenye neza uwo bagiye kuganira. Ibaze rero iyo asanze amafoto yawe ya kera uragiye nka mu byaro, akongera akabona amashya waragize amahirwe yo kwifotoreza ku nzu nziza mu mujyi no ku modoka nziza cyane, aba yamenye uwo uriwe. Ntuzatungurwe no kubona hero wamuhaye itabonye igisubizo. Banza ukureho ayo mafoto mabi ashobora kugufungira amayira niba ushaka kwigarurira umutima we. Ku mwanya wa 4 mu mpamvu 10 zitera abakobwa kudasubiza bumwe mu butumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Burya umukobwa ashobora kwanga kuvugana nawe kubera uri mwiza cyane ku isura. Burya abasore beza bagaragara neza mu mafoto abenshi ntibazi ko abakobwa babatinya, by'umwihariko baba bashaka abo bazashakana. Abasore bagaragara nk'aho ari beza abakobwa babafata nk'abashukanyi bakinisha imitima y'abakobwa benshi. Umukobwa ntabashaka no kuguha akanya na gato ngo adashiduka wamushutse ukamwigarurira. Niyo mpamvu atagusubiza. Abatekereza ko ufite umurongo muremure w'abakobwa bakuriho, bityo ko binakorohera gukina n'imitima yabo. Yabona uri bogari cyane aguhungira kure, ntiyirirwa gusubiza hero yawe kubw'umutekano we. Impamvu ya gatanu mu mpamvu 10 zitera abakobwa kudasubiza ubutumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Ntukohereza umukobwa indamukanyo nyinshi cyane ubudakuraho biramurambira. Hari abasore usanga batazi kugenzura imyandikire yabo ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga ari muri hayi nyuma y'iminota 5 udasubije akongera hero n'ibindi byo guhatiriza. Zirikana ko abakobwa bose ubona ku murongo w'imbuga nkoranyambaga bataba bariyo
byo kwinezeza. Bamwe babona ikibatunga wenda kuko bakoreye kuri Facebook, wowe ukaza byo kumutesha umurongo n'umwanya we yahaye akazi ke muri za hayi na hero. Niba umusuhuje, fata akanya nawe umureka afata igihe cyo kugusubiza. Niba agarutse nk'ejo ukabona ntarasubiza, wongera umuramutse utuje. Niko abasore biyubaha bakabaye babikora kurenza bamwe. Usanga agusuhuza butaramusubiza akagaruka ati uriyemera, umuntu aragusuhuza ukamwihorera. Ibyo kumuha zahero nka 400 mu munota umwe atarasubiza ni ya mbere, no kwitesha agaciro no guhatiriza bikabije. Impamvu ya gatandatu mu mpamvu 10 zitera abakobwa kwirengagiza ubutumwa cyangwa se kudasubiza ubutumwa bandikiwe n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Kuba uri umuhungu mubi ariko utazi kwiyitaho. Kuba twavuze ko abakobwa batinya abasore basa neza cyane, bivuze ko bakunda ababi bikabije. Murabizi ko nta mukobwa wakwishimira kuzabyara umwana mubi. Niba uri umusore uzi ko udakeye, haranira gusa neza. Ntibigombera ngo ube ufite isura nziza, ahubwo bigombera isuku n'umucyo ugaragaza. Kwigirira icyizere nabyo bikwiye kuza imbere. Niba ukeneye ko umukobwa mwiza asubiza ubutumwa bwawe, igaragaze nk'umuntu ushoboye. Ntibisaba guhindura isura yawe mbi, ahubwo bisaba kwitwara mu buryo bukurura buri wese, kabone n'ubwo isura yawe yaba idakurura. Impamvu ya 7 mu mpamvu 10 zitera abakobwa kudasubiza ubutumwa bandikiwe n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Kuvugana ibikubara no kutamenya uriwe nabyo byatuma umukobwa atakwitaho. Ubusanzwe abakobwa bakunda abasore biyubaha kandi bambara bakaberwa. Ugasanga ntujya unatera ipasi agashati wambaye, ariko ugahora wifata twa selfie ukubitaho uri kumwereka uko waramutse uwo munsi. Kwifotoza amatuza yambaye ubusa ngo uri kumwereka ko ugiye cyangwa se uvuye muri dushe. Niba ushaka kubona likes nyinshi n'abakobwa bagusaba ubushuti, yambike twa twenda ujyana gusenga aba ari two wifotozanya. Naho kwiri gushyira kuri izo mbuga amafoto ya buri kanya y'amashati adateye ipasi, ikora rijagaraye, bizatuma nta gisubizo ubona ku mukobwa mwiza wandikiye ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Impamvu ya 8 mu mpamvu 10 ziza ku isonga zituma abakobwa benshi badasubiza ubutumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Ntugatangire kohereza umukobwa amafoto wambaye ubusa ngo nuko akwemereye ubucuti cyangwa mumaze iminsi muri inshuti ku mbuga nkoranyambaga. Siko abakobwa bose babikunda. Niba atabasha kohereza ubusa bwe, ni nako nawe adashaka kureba ubwawe. Gerageza kuba mukuru no kwitwararika cyangwa ujye ushiduka yakugorotse. Niba ari byo ugambiriye, banza umenye neza amatsinda bikunda aba ariyo winjiramo, kuko kuri Facebook aba ari amatsinda y'ingeri zose, zaba inzima n'izipfuye. Impamvu ya 9 mu mpamvu 10 zituma abakobwa badasubiza ubutumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Abasore bajya biha kwandika indimi batanashoboye ngo bakunde bemeza abakobwa. Ntawe udakora amakosa, ariko gerageza ukosore mbere y'uko wohereza. Niba ari icyongereza ushoboye kwandika neza cyandike. Niba utakizi wikwibeshya ucyandika, abakobwa ngo bajya barwara imitwe bagerageza gusoma no gusobanukirwa icyo abasore banditse mu ndimi zidasobanutse baba bihaye gukoresha batazizi. Siko rero abakobwa bose bihanganira guta umutwe muri ibyo, cyane cyane abajijutse. Ashobora kutagusubiza cyangwa akanagufungira amarembo. Niba unazi indimi, wigerageza gukoresha amagambo akomeye, ukunda umwereke ku kaze kuko bizangiza uburyo yifuzaga kumvamo. Koresha amagambo yoroshye kandi arasa ku ntego kugira ngo woroshye ikiganiro kinabashimisha hagati yanyu. Impamvu ya 10 ari nayo ya nyuma mu mpamvu 10 zitera abakobwa kudasubiza ubutumwa bandikiwe n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Hari irindi kosa abantu bakunda gukora ryarambiranye mu matwi y'abakobwa.
ndashaka ko tuba inshuti akaba akikwemerera ubucuti ugahita umubwira irindi jambo, wowe wamusabye ubucuti akabukwemerera mukaba inshuti mwembi. Ikindi uba ukeneye ni iki? Niba hari ikintu utekereza koresha imvugo yahuranyije, ureke kwinyuza ku ruhande. Iyo umubajije kiriya kibazo ahita kunyuzamo ijisho kuko aba yumva utazi ibyo uri kuvuga kandi yamaze kuguha ubucuti. Niba ushaka ko umukobwa usobanutse akuganiriza ku mbuga nkoranyambaga, itware nk'umuntu usobanutse nawe. Wibaza utubazo tudafite gahunda, tuma umuntu yabona ko uri kwibaraguza. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe. Izi ni zimwe mu mpamvu zigera ku 10 twabakuriye mu bushakashatsi butandukanye zigaragaza icyo abakobwa bagenderaho badasubiza ubutumwa bandikirwa n'abasore ku mbuga nkoranyambaga. Nimba wumva nawe izi mpamvu arizo, bitwereke muri komenti, kandi nimba hari izindi uzi nazo zitwandikira uzitwereke kugira ngo tubashe guhana ibitekerezo. Ni byiza ko abasore bakwigira muri izi nama nabo bakikosora abajyaga bagwa muri aya makosa. Ndagushimiye cyane, Imana ibarinde naho utaha.